Shalom shalom. Tubanje kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bakunze ikiganiro soma Bibiliya, uyu munsi tugiye gutangira igitabo cya mbere cy'abami. Abami ba mbere igice cya mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Dawidi akiriho yimika Salomo. Umwami Dawidi yarashaje ageze mu zabukuru, bakamworosa imyenda ntasusurukirwe. Nuko abagaragu be baramubwira bati, mwami nyagasani, bagushakira umukobwa w'inkumi abane nawe ajya gukuyakuya agupfumbate kugira ngo ususurukirwe nyagasani. Nuko bashaka umukobwa mwiza mu bihugu byose bya Isirayeli. Babona Abisagi w'i Shunemu bamuzanira umwami. Uwo mukobwa yari mwiza cyane, akajya kuyakuya mwami amukorera, ariko umwami ntiyamumenya. Hanyuma Adoniya mwene Hagiti arikuza ati, nzaba umwami. Yitunganiriza amagare n'abagendera ku mafarashi n'abagabo 50 bo kujya bagenda imbere ye baca isibo. Icyakora se ntabwo yigeze kumucyaha byatuma arakara, ati byo bitewe n'iki? Adoniya yari umuntu w'uburanga cyane, kandi yavutse akurikira Abusalomu mwase. Bucyajya inama na Yowabu mwene Seruya na Abiyatari umutambyi, baramukurikira bamutiza amaboko. Ariko Sadoku umutambyi na Benaya mwene Yehoyada na Natani umuhanuzi na Shimeyi na Leyi na za ntwari za Dawidi bo ntibaragahuza na Adoniya. Hanyuma Adoniya yenda inka n'intama bibyibushye abyicira ku gitare cy'izohereti hateganye na Enirogedi, ararika bene se, abana b'umwami bose n'abayuda bose n'abagaragu b'umwami. Ariko umuhanuzi Natani na Benaya na za ntwari na Salomo mwene se bo ntiyabararika. Maze Natani abwira Batisheba nyina wa Salomo ati, ntiwumvise ko Adoniya mwene Hagiti yiyimitse kandi databuja Dawidi atabizi? Nuko none ndakwinginze ngwino nkugire inama kugira ngo ukize amagara yawe n'ay'umuhungu wawe Salomo. Dore genda usanga umwami Dawidi umubwira uti, mwami nyagasani, ntiwarahiye umuja wawe uti, ni ukuri umuhungu wawe Salomo azima maze gutanga, kandi uti niwe uzima ingoma yanjye. None n'iki gitumye Adoniya yimye? Ni ukukivugana n'umwami, nanjye ndi bwinjire ngukurikire mpamye amagambo yawe. Nuko Batisheba asanga umwami aho yari ari ku murere, ariko umwami yarashaje cyane, kandi Abisagi w'i Shunemu yabagaho amukorera. Batisheba arunama aramya umwami. Umwami aramubaza ati, hari icyo ushaka? Aramusubiza ati, nyagasani Uhoraho Uwiteka Imana yawe, ubwira umuja wawe ati, ni ukuri umuhungu wawe Salomo niwe uzima maze gutanga akicara ku ntebe y'ubwami bwanjye. Ariko none mwami nyagasani, Adoniya yimye utabizi, ubu yishe inka n'intama by'imishishe byinshi cyane, ararika abana b'umwami bose na Abiyatari umutambyi na Yowabu umugaba w'ingabo, ariko umugaragu wawe Salomo ntiyamuraritse. Nuko none mwami nyagasani, Abisirayeli bose baguteze amaso ngo ubamenyeshe uzima ingoma yawe umaze gutanga. Kandi dore umwami nyagasani, numara gutanga ugasanga ba sogokuruza utabigenjeje utyo, njyewe n'umuhungu wanjye Salomo twakwitwa abagome. Akivugana n'umwami, umuhanuzi Natani arinjira. Babwira umwami bati, nguyu umuhanuzi Natani araje. Ageze imbere y'umwami kubita imbere yubamye. Natani abaza umwami ati, harya mwami nyagasani, ni wowe wavuze ngo Adoniya niwe uzima maze gutanga akicara ku ntebe y'ubwami? Dore uyu munsi yamanutse yica inka n'intama by'imishishe byinshi cyane, ararika abana b'umwami bose n'abatware b'ingabo na Abiyatari umutambyi. Ubu bararya baranywera imbere ye, bavuga ngo umwami Adoniya aragahoraho. Ariko njyewe umugaragu wawe na Sadoku umutambyi na Benaya mwene Yehoyada n'umugaragu wawe Salomo ntiyaturaritse. Mbese ibyo byabaye ku itegeko ry'umwami databuja? Kandi utabwiye abagaragu bawe uzicara ku ntebe y'umwami databuja umaze gutanga? Umwami aramubwira ati, mpamagarira Batisheba. Baramuhamagara, aritaba, ahagarara imbere y'umwami. Nuko umwami arahira ati, nk'uko Uwiteka ahoraho wacunguye amagara yanjye mu byago byose, uko niko nakurahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli, ni ukuri umuhungu wawe Salomo niwe uzima amaze gutanga akicara ku ntebe y'ubwami mu cyimbo cyanjye. Ni ukuri niko ndi bubitegeke uyu munsi. Batisheba yunama imbere y'umwami aramuramya, aravuga ati, umwami nyagasani aragahoraho. Umwami Dawidi aravuga ati, nimumpamagarire Sadoku umutambyi n'umuhanuzi Natani na Benaya mwene Yehoyada. Bitaba umwami. Nuko umwami arababwira ati, mujyane n'abagaragu ba shobuja kandi muhekeshe umuhungu wanjye Salomo, kuko yanjye nyumbu, mumanukane nawe mujye i Gihoni. Nuko umutambyi Sadoki n'umuhanuzi Natani nibagirayo bamwimikishirize y'amavuta umwami wa Isirayeli. Maze muvuze ikondera muti, umwami Salomo aragahoraho.
muhere ko muzamuke mumukurikira azicare ku ntebe y'ubwami bwanjye, kuko azaba umwami mu cyimbo cyanjye, kandi rero nategetse kuba umwami w'Abisirayeli n'uw'Abayuda. Nuko Benaya mwene Yehoyada asubiza umwami ati, amen. Uwiteka Imana y'umwami databuja nayo ibihamye, nk'uko Uwiteka abanaga n'umwami databuja aba ariko azabana na Salomo, akomeza ingoma ye kugira ngo irushe iy'umwami databuja gukomera. Nuko umutambyi Sadoki n'umuhanuzi Natani na Benaya mwene Yehoyada n'Abakereti n'Abapereti baramanuka bahekesha Salomo ku nyumbu y'umwami Dawidi, bamujyana i Gihoni. Umutambyi Sadoki aherako agura ihembe ry'amavuta mu ihema yimikisha Salomo, maze bavuza ikondera, abantu bose bashyira hejuru bati, umwami Salomo aragahoraho. Nuko abantu bose bazamuka bamukurikira bavuza imyironge, baranezerwa cyane, isi irasaduka ku bw'urusaku rwabo. Maze Adoniya nabo yari yararitse bari kumwe bose barabyumva. Bari bakimara kurya, Yowabu yumvisha ijwi ry'ikondera avuga ati, se ariko urwo rusaku ni urw'iki ko umurwa uvurunganye? Akibivuga haza Yonatani mwene Abiyatari umutambyi. Adoniya aramubwira ati, injira kuko uri umuntu ukomeye kandi uzanye inkuru nziza. Yonatani abwira Adoniya ati, ni ukuri umwami Dawidi databuja yimisha Salomo ngo abe umwami, kandi umwami yamwohereje hamwe na Sadoki umutambyi n'umuhanuzi Natani na Benaya mwene Yehoyada n'Abakereti n'Abapereti bamuhekesha ku nyumbu y'umwami. Sadoki umutambyi n'umuhanuzi Natani bamwimukiye i Gihoni. Ubu barazamutse banezerewe, bituma umurwa urangira, ni rwo rusaku mwumva. None ubu Salomo yicaye ku ntebe y'ubwami, kandi abagaragu b'umwami baje basabira umwami Dawidi databuja umugisha bati, Imana yawe ikuze izina rya Salomo kuri kurutisha iryawe, kandi ikomeze ingoma ye kugira ngo irushe iyawe gukomera. Umwami aherako yunama ku gisasiro cye aravuga ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli ihimbazwe, kuko ari itanze uwo kwicura ku ntebe yanjye nkirora. Maze abo Adoniya yari yararitse baratinya, barahaguruka baragenda, umuntu wese acukwe. Nuko Adoniya atinya Salomo, arahaguruka aragenda, yisunga amahembe y'icyotero. Nuko bajya kubwira Salomo bati, Adoniya yatinye umwami Salomo. Ubu yisunze amahembe y'icyotero, ariho aravuga ngo, icyaba umwami Salomo akandahira uyu munsi ko atazanyicisha inkota ye, njyewe umugaragu we. Nuko Salomo aravuga ati, niyerekana ko ari umuntu mwiza, nta gasatsi ke kazagwa hasi, ariko nabone ko n'icyaha azapfa. Umwami Salomo aherako yohereza abo kumukura ku cyotero, arazuranya umwami Salomo. Salomo aramubwira ati, itahire. Abami ba mbere igice cya kabiri. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Dawidi araga Salomo maze aratanga. Igihe cya Dawidi cyo gutanga cye cyenda gusura, yihanangiriza umuhungu we Salomo aramubwira ati, ubu ndagiye nk'uko ab'isi bose bagenda. Nuko komera ugaragaze ko uri umugabo, ujye wumvira ibyo Uwiteka Imana yawe yakwihanangirije, niko kugendera mu nzira zayo ukitondera amategeko yayo n'ibyo yategetse, n'amateka n'ibyo yahamije, nk'uko byanditswe mu mategeko ya Mose, kugira ngo ubashishwe ibyo uzakora byose aho uzagana hose, kugira ngo Uwiteka azakomeze ijambo rye yamvuze hati, abana bawe nibirindira mu ngeso zabo nziza, bakagendera imbere yanjye mu by'ukuri n'imitima yabo yose n'ubugingo bwabo bwose, ntuzabura uzungura ingoma ya Isirayeli. Uko niko Imana yavuze. Kandi uzi ibyo Yowabu mwene Seruya yangiriye, n'ibyo yagiriye abagaragu bombi b'ingabo za Isirayeli, Abuneri mwene Neri na Amasa mwene Yeteri, ko yabisha akavutsa amaraso nk'ayo mu ntambara mu gihe cy'amahoro, akayasiga mu mukandara akenyeje no ku nkweto yari akwese. Nuko uzamugenza uko uzigira inama, ntuzemere ko mvu izi zimanuka amahoro zijya mu mvu. Ariko bene Barizilayi w'umunyagaleyadi uzabagirire neza, bazajya basangira n'abarira ku meza yawe, kuko aribo bangiriye igihe nari narahunze mwene so Abusalomu. Kandi ufite Shimeyi mwene Gera w'umubenyamini w'i Bahurimu, wamvumye umuvumo mubi umunsi najyaga i Mahanayimu, ariko hanyuma ansanganira kuri Yorodani, murahira Uwiteka nti, sinzakwicisha inkota. Ariko rero ntuzamubare nk'utariho urubanza, kuko uri umunyabwenge, uzamenye ko ukwiriye kumugirira, kandi uzamanure imvi ze zijya mu mva ziriho amaraso wamuvushije. Nuko Dawidi aratanga, asanga abasekuruza, bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi. Kandi imyaka Dawidi yamaze ku ngoma ategeka Abisirayeli yari 40, kuko yamaze imyaka 7 ategeka i Heburoni, akamara n'indi 33 i Yerusalemu. Nuko Salomo asubira ku ngoma ya se Dawidi, ubwami bwe burakomezwa cyane. Bukeye Adoniya mwene Hagiti asanga Batisheba nyina wa Salomo. Batisheba n'amaze ati, uzanywe n'amahoro?
nawe ati ni amahoro, kandi ati hari icyo nshaka kukubwira umugabekazi. Ati mbwira. Aramubwira ati uzi ko ubwami bwari ubwanjye kuko abisirayeli bose bari bamuhanze amaso ngo mbe umwami, ariko hanyuma burahinduka ubu bwa mwene data kuko yabuhawe n'Uwiteka. Ariko none hari icyo ngusaba ntukinyime. Arasubiza ati kivuge. Aramubwira ati ndakwinginze nsabira umwami Salomo kuko atabasha kukwima, anshingire Abisagi w'i Shunemu. Batisheba aramubwira ati nuko ndakuvugira ku mwami. Batisheba aherako asanga umwami Salomo ngo avugire Adoniya ibye. Nuko umwami amubonye ahagurutswa no kumusanganira, anamunamira asubira ku ntebe y'ubwami, ategeka ko bazana intebe y'umugabekazi. Nuko umugabekazi yicara iburyo bwa Salomo. Nuko aravuga ati hari icyo ngusaba gito ntukinyime. Umwami aramusubiza ati nsaba mubyeyi wanjye sinakwima. Aramubwira ati reka dushyingire mwene so Adoniya Abisagi w'i Shunemu. Nuko umwami Salomo asubiza nyina ati n'iki gituma usabira Adoniya Abisagi w'i Shunemu? Erega wamusabira n'ubwami kuko ari mukuru wanjye. Yego, kandi ugasabira na Abiyatari umutambyi na Yowabu mwene Seruya. Umwami Salomo arahira Uwiteka ati niba ijambo Adoniya yavuze atari ryo kumwicisha, Imana izaba yinkora ndetse bikabije. Nuko rero ndahiye Uwiteka uhoraho wankomeje akanshyira ku ngoma ya data Dawidi, akampinda idakuka nk'uko yasezeranye, ni ukuri uyu munsi Adoniya baramwica. Nuko umwami Salomo yohereza Benaya mwene Yehoyada aramusumira aramwica. Kandi umwami abwira Abiyatari umutambyi ati hoshi igendere wigire Anatoti mu gikingi cyawe, kuko wari ukwiriye gupfa, ariko sindi bukwice muri iki gihe, kuko wajyaga uhega isanduku y'Uwiteka Imana imbere y'umukambwe wanjye Dawidi, kandi kuko wabaranaga nawe mu byamubaje byose. Uko niko Salomo yakuye Abiyatari mu butambyi bw'Uwiteka, kugira ngo asoze ijambo Uwiteka yavugiye i Shilo ku nzu ya Eli. Nuko nkirigira kuri Yowabu, kandi Yowabu yararakurikiye Adoniya nubwo atakurikiye Abusalomu. Yowabu abyumvise ahungira mu ihema ry'Uwiteka yisunga amahembe y'icyotero. Hanyuma abwira umwami Salomo bati Yowabu yahungiye mu ihema ry'Uwiteka, ubu ari ku cyotero. Nuko Salomo yohereza Benaya mwene Yehoyada aramubwira ati genda umwice. Benaya aherako aragenda ajya mu ihema ry'Uwiteka aramubwira ati umwami aravuze ngo sohoka. Nawe aramusubiza ati oya, ahubwo ndagwaha. Benaya aragenda abwira umwami ati uko niko Yowabu abwiye, kandi niko anshubije. Umwami aramubwira ati ubigenze uko yavuze, umwice umuhambe, kugira ngo ukure njye no ku nzu y'umukambwe wanjye Dawidi amaraso Yowabu yavushije nta mpamvu. Uwiteka arabamuvushije amuhoye ba bantu babiri yasumiye, akabicisha inkota umukambwe wanjye Dawidi atabizi. Kandi bari abantu bamuruta ubwiza no gukiranuka, nibo Abuneri mwene Neri umugaba w'ingabo za Isirayeli, na Amasa mwene Yeteri umugaba w'ingabo z'Abayuda. Uko niko amaraso yabo azahorerwa Yowabu n'urubyaro rwe iteka ryose, ariko Dawidi n'urubyaro rwe n'inzu ye ingoma ye bizagira amahoro avuye ku Uwiteka iminsi yose. Nuko Benaya mwene Yehoyada asubira aramusumira amutsindaho, bamuhamba mu rugo rwe bwite aho yari atuye mu butayu. Hanyuma umwami ashyira Benaya mwene Yehoyada mu cyimbo cye ngo abe umugaba w'ingabo, kandi umwami ashyira Sadoki umutambyi mu cyimbo cya Abiyatari. Bukeye umwami atumira Shimeyi aramubwira ati wiyubakire inzu ya Yerusalemu uyigumemo, ntuzayivemo ngo ugire ahandi ujya. Umunsi wavuyeyo ukambuka akagezi Kidironi, uzamenye neza ko utazabura gupfa, amaraso yawe azaba ari wowe abaho. Shimeyi asubiza umwami ati ibyo umbwiye ni byiza, uko uvuze umwami nyagasani niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Shimeyi aba i Yerusalemu ahamara iminsi myinshi. Hahise imyaka 3, abagaragu babiri ba Shimeyi baracika bajya kwa Akishi mwene Maka umwami Gati. Bukeye babwira Shimeyi bati abagaragu bawe bari i Gati. Shimeyi arahaguruka ashyira amatandiko ku ndogobe ye, ajya i Gati kwa Akishi gushaka abagaragu be. Nuko Shimeyi aragenda abakura i Gati. Hanyuma Salomo abwirwa ko Shimeyi yavuye Yerusalemu akajya i Gati akagaruka. Umwami atumira Shimeyi aramubwira ati harya sinakurahirira Uwiteka nkakwihanangiriza rwose nti umenye neza ko umunsi wavuyeyo ukagera aho ugana hose utazabura gupfa? Ukansubiza ati ibyo uvuze ni byiza ndabyumvise. None n'iki cyakubujije kwirinda indahiro y'Uwiteka n'itegeko nagutegetse? Umwami arongera abwira Shimeyi ati mbese aho uribuka ubugome bwawe bwose umutima wawe wakwemeje, ubwo wagomeye umukambwe wanjye Dawidi? Nicyo kiri butume Uwiteka aguhora ubugome bwawe, ariko umwami Salomo we azahabwa umugisha, kandi ingoma ya Dawidi izakomezwa imbere y'Uwiteka iminsi yose.
maze umwami ategeka Benaya mwene Yehoyada kumwica, nawe arasohoka aramusumira amutsindaho, nuko ubwami bukomezwa mu maboko ya Salomo. Aha niho dusoreje ibice bibiri by'uyu munsi. Uwiteka akomeze kubaha umugisha, tubibutse gukomeza gukora subscribe kuri Evangelization Monde TV.